nongeye kunezerwa cyane, nejejwe nuko mbonye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi kuwa gatanu itariki ya 8 z'ukwa 10 2021, tugiye gukomeza cya kiganiro mukunda, abenshi mukunda cyane bagiye mumbwira uti icyo kiganiro ni cyiza, uzakigumisheho ujye uhora ukizana. Cyakora mu mbabarire hashize iminsi ntaboneka, ariko nejejwe nuko nongeye kubazanira cya kiganiro mukunda cyane cy'isaha ya 9. Mukaba rero muri kumwe hano kuri Pure Gold Channel, muri kumwe na Jose, n'ubundi niwe ubagezeho iki kiganiro cy'isaha ya 9. Isaha ya 9 rero ni ikiganiro tujya dukora ku Imana idushubije hano kuri Pure Gold Channel, ikiganiro cyo kurebera hamwe abinginzi aribo twita mu cyongereza intercessors. Abinginzi ni abantu bahagararira abandi bakabasengera, bahagararira ibihugu byabo bakamanika amaboko bagasenga, bahagararira imiryango yabo, bahagararira abaturanyi, baganira n'Imana kandi Imana ikabasubiza, Imana ikabumva, Imana ikababwira, umwuka wera akabayobora, umwuka akababwira ibyenda kubaho. Iyo uhora uganira n'Imana, niba utabizi, ababizi murabizi, ntabwo dusenga igipfamatwi, ntabwo dusenga Imana itumva, ntabwo dusenga Imana itavuga. Imana iratubwira, ikakugirira neza, ikakuyobora, ikakubwira ibyenda kubaho, ikagucira inzira, ikagufasha, ndetse ikakubwira n'ibyo usengera ibyo ari byo, ari igihugu cyawe, ari isi, ari eglise yawe, ari abaturanyi. Iyo utitirije ukabikora nk'uko bigomba, Imana iragusubiza byanze bikunze. Imana yacu iravuga. Abinginzi rero twarebeye hamwe hano kuri Pure Gold Channel. Uwa mbere twabonye Aburahamu, uwa kabiri mwinginzi twigiyeho ni Mose, undi twabonye ni Samweli twamwigiyeho byinshi cyane. Undi ni Eliya, umuhanuzi ukomeye wabanye n'Imana, wari umwinginzi ukomeye cyane. Abandi twabonye ni Daniel na bagenzi be, nabo twagiye tubigiraho gusenga no kwinginga. N'uyu munsi wa none tujya tubigiraho abanyamasengesho, murabizi. Undi twigiyeho ni umudamu nkunda cyane witwa Ana aramfasha, ubuzima bwe buramfasha, imibereho iramfasha cyane, mbese she's my hero. N'umuntu njya ndeberaho, ndamukunda cyane Ana. Miriam nawe namwigiyeho byinshi, ni intwari, yabaye intwari akiri umwana muto cyane, akiri umukobwa muto. Esiteri we arahebuje. Esiteri nawe twamwigiyeho byinshi byo kuba umunyamasengesho. Nubwo yaramaze kuba umugore w'umwami, ibyo ntibyamukanze, ahubwo yabanje Imana mu bibazo yarahuye nabyo by'uko bari bagiye gutsemba ubwoko bwe. Aravuga ati reka tubanze dusenge. Abwira Moridekayi ati reka tubanze dusenge, bwira umuyuda wese aho ari muri iki gihugu umugabo wanjye ayobora, maze dusenge, duhaguruke, twinginge iminsi 3 n'amajoro 3 batanywa batarya. Imana irumva, Imana ikora ibikomeye. Esiteri yari intwari ikomeye, nawe twamwigiyeho byinshi. Nakomeza nkababwira, abinginzi ni benshi cyane twigiraho muri Bibiliya, ariko uyu munsi tugiye gukomeza tureba undi mwinginzi wa 9, umwinginzi udasanzwe, umwinginzi urutaba bose mbabwiye. Haleluya! Ntucikwe mwene data, utega amatwi, ugume aho ngaho, tubanze tumurebe. Uramukunda cyane kandi nawe urahita ukunda kwinginga. Uyu mwinginzi ntabwo asanzwe. Uyu mwinginzi tugiye kureba wa 9 ni umwinginzi, ndetse niwe utuyobora, niwe tureberaho. Haleluya! Aradusobanura neza kwinginga icyo ari cyo. Tugiye kumureba uwo mwinginzi wamukeka. Uwo mwinginzi ni Yesu Kristo. Haleluya! Yesu Kristo yari umwana w'Imana, ari Imana, ariko ibyo ntabwo yabikanzwe. Yarasengaga. Yaduha urugero rwiza cyane abamwizera. Yarasengaga, akabyuka kare. Gusenga bwari ubuzima bwe. Kwinginga, akwingingira, nanjye nyingingira, bwari ubuzima bwe igihe yari ari hano ku isi. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu Kristo yabayeho mbere na mbere yabayeho isi itararemwa. Ndetse ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo yabayeho mbere ya Aburahamu. Twabonye Aburahamu wari umwinginzi wa mbere mu isezerano rikuru muri Bibiliya, ariko Yesu Kristo yabayeho mbere ya Aburahamu.
igihe yabivugaga ati jye nabayeho mbere ya Aburahamu, ntabwo bene wabo navuga b'abayuda icyo gihe bari abakuru b'itorero, icyo gihe bari abayobozi, abanyamadini aho ngaho bashatse no kumutera amabuye, ntabwo babyumvise. baravuze ati wowe Yesu turakuzi igihe wavukiye, nta n'imyaka 30 uragira none ngo wabayeho mbere ya Aburahamu. Aburahamu muzi uti umwana w'ejo bundi, so na nyoko turabazi, gute wowe uvuga ngo wabayeho mbere ya Aburahamu? Aturigereranya, we wabwizaga ukuri ariko bari impumyi, ntabwo barebaga. Aya magambo zo kuyisomera muri Yohana ibice 8, reka mbese mpagusomere wumve. Ibice 8 duhere ku murongo wa 57 muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Abayuda baramubwira bati kutaramara imyaka 30, kutaramara imyaka 50, yes, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Kuko yarababwiraga ati Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati kwa Aburahamu ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho ndababwira ko Aburahamu ataravuka ndiho. Aha bararakaye bagira umujinya, bayimugira uburakari cyane, nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Barababaye cyane. Wowe urigereranya, nta myaka 50 uragira, uri umwana w'ejo wundi. Aburahamu yabayeho kera, umuzi ute? Imana idufashe cyane. Uyu munsi wa none hari umuntu ujya wumva tuvuga ngo Yesu ashimwe, Yesu ni umukiza, Yesu yaradukije, Yesu ni Imana, n'umwana w'Imana. Ntibamwemere rwose, n'uyu munsi biriho. Ariko iri ni ijambo ry'Imana, iri ni ukuri. Bibiliya nge ndayemera, ijambo ry'Imana ndaryemera, Bibiliya yera ndayemera, icyo rivuga ni iby'ukuri. Hari n'abantu bajya bemera bagapfa kubera guhamya Yesu, kuko Yesu ni ukuri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana kenshi abantu bataryumva, kuko barahumye. Abantu baracyahumye ngo Yesu Kristo yaje ari umucyo mu isi, aza mu mwijima w'icuraburindi. Ntabwo abantu bareba, abantu baracyahumye n'uyu munsi wa none, baracyari mu mwijima. Ikintu cy'icyaha nicyo gituma abantu bahuma, ariko Yesu Kristo yaje ari umwinginzi, yaje kutwingingira. Niwe wa mbere wasenze buri munsi, akajya azinduka kare, akanasohoka akajya hanze, akajya gusenga ise wo mu ijuru, bakajya kuganira. Gusenga harimo ibanga. Yaganiraga na se, yamara kwigisha akinyabya, akagenda agasenga. Yamaze iminsi 40 mu butayu atarya atanywa. Hari n'abandi twabonye hano bagiye bayimara. Ariko Yesu Kristo warahebuje, ni waje kutwigisha kwinginga, niwe mwinginzi wa mbere. He is the greatest intercessor. Kurusha baba bose, niwe uri hejuru, no the top, niwe urusha abandi bose, niwe mukuru kuri twese, kuri abatubanjirije. Yesu Kristo rero yaje no gukora ibintu umwana w'umuntu atari gukora. Yaje kutwunga n'Imana. Amen. Twebwe abana b'abantu hano ku isi twakoze ibyaha kugeza n'uyu munsi wa none. Guhera kuri Adamu waremwe mbere kugeza n'uyu munsi wa none turacyari abanyabyaha, turacyakora ibyaha. Ariko hari abantu batumva ko bakora ibyaha, bagihumye, batamenye ko umucyo waje ngo bamurikire babone icyaha bihane. Kandi Yesu nicyo cyamuzanye hano mu isi, yaje ari umucyo ngo atumurikire kandi anatwingingire. Haleluya. Atuzanira reconciliation, atuzanira kwiyunga, ubwiyunge. Niwe wazanye ubwiyunge bwa mbere hano mu isi hagati yacu n'Imana, akaduhagarara akatwingingira,
kandi noneho atuzanira n'ubwiyunge, aritanga, adukorera ikintu umwana w'umuntu atari gukora, Aburahamu atari gukora, Mose atari gukora, Eliya atari gukora. Haleluya! Arabasumba bose, arabaruta, aremera, aritanga, ajya ku musaraba. Icyo nicyo cyerekana ko ari umwana w'Imana, ari umukiza, ari umucunguzi. Arapfa, aragupfira, nanjye arampfira. Urupfu rwe nirwo rwatumye Imana Data wa twese, amaraso ye aduha ubwiyunge. Jyewe ubu ngubu nari umunyamahanga, ntabwo nari nzi Yesu, ariko namumenye kubera urupfu rwe rwo ku musaraba, kubera ko yapfuye agapfira ibyaha byanjye. Numva ubutumwa bwiza twabugejejwe tw'abanyamahanga na Pawulo dusoma muri Bibiliya. Ubutumwa bwiza yabujyanye ku banyamahanga, nanjye nari umunyamahanga, ntari umwana w'Imana, ariko ku bwa Yesu Kristo no kumva agakiza, Jose nahindutse umwana w'Imana. Haleluya! Numva binejeje guhinduka umwana w'Imana, ko umwana w'Imana bindutira ibindi byose bya hano ku isi, nta kindutira icyo. Numva nezerewe cyane, numva mvuga nti naho ejo napfa najya mu ijuru, kuko nakiriye Yesu, nakiriye umukiza, nakiriye umwana w'Imana, nakiriye agakiza ku buntu. Haleluya! Ndagira ngo nawe ngukundishe Yesu, wowe uri kumva iri jambo ry'Imana, uri kumva iki kiganiro cy'isaha ya 9. Yesu Kristo niwe mwinginzi, kandi noneho yayishyizeho n'akarusho, atuzanira reconciliation, aradupfira ku musaraba, arancungura, ahinduka inshungu yanjye, aranyitangira. Sinapfa, ntabwo nzapfa, ntabwo ngipfuye, nari kurimbuka, ariko mfite ibyiringiro by'ubugingo kubera Yesu Kristo, umwinginzi wanjye, akaba n'umukiza wanjye, umucunguzi wanjye, inshuti yanjye nkunda. Yesu Kristo yangiriye neza ku musaraba. Iyi niyo nkuru nziza nkuzaniye umunsi wa none, yuko Yesu Kristo kuri iki kiganiro cy'isaha ya 9 ari umwinginzi wawe, aguhagarariye n'uyu munsi wa none. Waracyarira aho yicaye iburyo bwa Data, aracyarizwa n'iyi si. Isi irarwaye, isi yuzuye umwijima, ariko Yesu Kristo arahagaze, araguhagarariye, arampagarariye. Turi abanyabyaha, nanjye ndishyiramo, ducumura buri munsi, ariko Yesu Kristo araduhagarariye, aringinga, ararira. Reka turirane nawe mwene Data, niba waramumenye, reka turirane nawe, turirire iyi si, twingingira abacu batazi Yesu, bakiri impumyi, bakiri mu mwijima, barahari. Come on, reka twinginga, dufatane urunana, tubyuke kare, dusenge Imana, tubingingire bakizwe, he kuzagira n'umwurimbuka, ahubwo twese tuzanezererwe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Mwene Data, ntakurondogoreye, nagira ngo dufatanye hano amagambo yo mu Bakorinto ba kabiri, ibice 5, umurongo wa 19 na 18, aba ariyo nsorezaho, maze duhagarira hano. Haravuga ngo, kuko muri Yesu Kristo ari umw'Imana yiyungiye nawe nanjye n'abari mu isi bose, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Muri Yesu Kristo niwe Imana yiyungiye natwe. Come on, iryo jambo wari urizi? Menya icyazanye Yesu, nukugira ngo akwingingira guhagararire, akwingingira hagati ya n'Imana, gusengere, kandi azane n'ubumwe, azane ikintu cyo kwiyunga. Sinzi niba uri kubyumva nkuko mbyumva, kugira ngo ibicumuro byacu bibabarirwe, kandi noneho ngo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Haleluya! Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Umva iryo garaduhawe, niba warakiriye Yesu, wahindutse ambasaderi wa Yesu mu cyimbo cya Kristo, uri hano mu isi, uramuhagarariye. Hano amahirwe akomeye, guhinduka umukozi w'Imana, ukemera kujya kuri Pure Gold channel nk'iyo, ukemera kujya kuri YouTube, ukabwira isi yose abantu bumva Ikinyarwanda, ukaba mu cyimbo cya Yesu, ukamukorera utagamije igihembo runaka, utavuze uti ndakorera za miliyoni, ahubwo urakorera ikiruta miliyoni, urakorera ikiruta amafaranga. Emera uhinduka umukozi w'Imana, akira ubutumwa bwiza bwo kuvugira Imana, bwo kugira Yesu Kristo mu cyimbo cye. Imana nayo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Emera Imana yingingire muri wowe.
tekereza kugira ngo Imana ikwingingire, yingingire muri wowe, wingingira abandi. Nuko rero turahendahenda abantu, turabahendahenda bene data, turahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Uyu munsi wa none Imana yantumye ngo nkubwire ngo iyunge nayo. Uyu munsi wa none Imana irashaka ko mwiyunga. Nukwakira Yesu Kristo, ukemera umwana w'Imana. Ntukomeze kuba mu buhumyi, ntukomeze kuba impumyi, ahubwo uhumuke, wemere Yesu Kristo, umwakire. Nurangiza wihana ibyaha, Umwuka Wera aragufasha. Wihana ibyaha, uhinduka umwana w'Imana, nawe winjire mu muryango w'abakozi b'Imana, usengera abandi kandi ubingingire, ubahendahende kugira ngo nabo bakire agakiza. Imana igufashe mwene data. Nongeye kugushimira kubwira ijambo wakiriye kandi umwanya wawe wafashe wo gukurikira kino kiganiro cy'isaha ya 9. Imana ikumpera umugisha kandi ndagushimira rwose yuko turi kumwe, tubana kumwe hano kuri Pure Gold Channel. Niba warakoze subscribe, Imana ikumpera umugisha. Niba ujya ukora share, double blessing, Imana ukube inshuro 2 ndetse nyinshi. Niba utari wakora subscribe, uyu munsi uyikore kandi utangiye sharing ubutumwa bwiza n'abandi bene data. Imana ikugirire neza. Ndakubwira nti ndabakunda mwese, ndagukunda n'abawe bose. Imana ikomeze, Imana natwe twese. Reka dusenge. Mana data, turagushima ko watugiriye neza. Urukundo rwawe ni rurerure, ni rugari, ntirugira iherezo. Watugiriye neza, duha Yesu Kristo aza kudupfira. Haleluya. Ndagushima ko Yesu Kristo yatumye ngewe Jose mpinduka umwana w'Imana, n'abandi bari kumva ubutumwa bwiza uyu munsi barahinduka abana b'Imana kubwo kwakira Yesu Kristo. Ndagushimye Mana kubikoze. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro hano mu isi. Urakoze uhamagara, ukabahamagarira kwinginga, ukabahamagariza kuvuga ubutumwa bwiza. Urakoze Mana. Suka Umwuka Wera hano muri iyi si kugira ngo benshi batsindwe, bakira agakiza. Twese tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina. Urakoze mwene data ko wabanye nanjye iki gihe, n'ukuri ntiwagitaye. Ukomeze ugubwe neza, tuzakomeza ubutaha. Bye bye.